tubanje kubasuhuza abateze amatwi ibyahishuwe Media TV. Uyu ni umwanya tugize, umwanya w'umugisha, twifuje ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, dore ko muri ibi bihe dukwiriye ijambo ry'Imana. Ariko reka tubanze dusenge mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana. Turagushimye Imana yacu, turakubashye urukundo rwawe, kugira neza kwawe, ubuntu butangaje. Uri Imana ibera hose icyarimwe, uri umurengezi, cyubahiro n'ikibi cyawe. Tugize aka kanya keza rero ko kuganira ku ijambo ryawe. Reka nyaguhoraho Imana, nyuzuzemo amagambo y'ubwenge, unkoze ikara ryaka ku munwa, mu izina rya Yesu. Databuja bari wowe umbashisha, yewe ntacyo navuga, yewe ntacyo mfite, ariko Data hamwe nawe nagira icyo mvuga, hamwe nawe nagira icyo nkora. Reka unkoze ikara ryaka ku munwa, mu izina rya Yesu, maze ababasha kumvira ijambo rigira aho ribakura, rigira aho ribageza, reka rigira ibyo rihindura mu mitima yacu, reka rigira aho ridukura, reka rigira ibyo risenya, reka rigira ibyo ryubaka mu izina rya Yesu. Bana natwe rero muri aka kanya, udushyigikire Databuja, abari uganza nk'Imana, mu izina rya Yesu wabambwe. Amen. Haleluya, haleluya. Uyu ni umwanya mwiza tugize kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rigira ibyo rirema, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rirakiza, ijambo ry'Imana ni ubuzima. Turasoma igitabo cy'umubwiriza, turasoma duhereye ku bice 11, duhere ku murongo wa mbere. Nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Ubigabanye 7 ndetse n'8, kuko utazi ibyago bizatera mu isi ibyo ari byo. Reka twongere dusome muri iki gitabo cy'umubwiriza, ariko dusome ibice 12. Ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza n'imyaka itaragera, ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umubwiriza, rifite umutwe w'ijambo uvuga ngo kora ibyiza ugifite uburyo, kora ibyiza ukibishoboye, kora ibyiza mu maraso yawe y'ubutoya, aho ufite imbaraga zo kubasha kugira icyo wakora, aho ugishoboye ko wagira icyo ukora utaragera mu busaza. Haleluya, haleluya. Iyo umuntu agifite amaraso ya busore, ushobora kuba wakora urugendo. Reka dufate urugero rutoya. Mu maraso y'ubutoya ushobora kuba wakora urugendo rw'ibirometero 4, ariko iyo umuntu amaze gusaza ntabasha kuba yakora urwo rugendo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ririmo ritubwira ngo dukore ibyiza tugifite uburyo, dukore ibyiza tukibishoboye, dukore ibikwiriye tukibishoboye, tunyanyagize imbuto zacu muri iyi minsi ya none tugihumeka. Haleluya. Bibiliya ikomeza itubwira cyane, itwereka abantu babashije gukora ibyiza mu gihe cyabo, abantu bakoresheje igihe cyabo neza. Urugero, twifashishije igitabo cy'Itangiriro ibice 39, icyo gice kitwereka cyane uburyo umugabo cyangwa se umusore witwa Yosefu yabashije gukora ibyiza mu gihe cye, yabashije kwigaragaza mu gihe cye, yabashije kwitwararika mu gihe cye. Ubwo yari ari mu rugo kwa Potifari, nyirabuja agashaka ko baryamana, ariko akihangana, agakomera, agakora ibikwiriye, agakora ibyiza, akaguma ku Mana, akanamba ku Mana, akanga kuryamana nawe, agakora ibyiza mu gihe cye. Haleluya, haleluya. Yakoze ibikwiriye kuko icyo gihe yari akiri umusore, wenda ashaje, hari igihe atari gushobora kwihangana, ariko icyo gihe ari umusore, icyo gihe afite imbaraga, icyo gihe uwo mugore amureba akabona aramukunze. Bibiliya itubwira ko yari umusore mwiza cyane, Bibiliya itubwira ko yari umusore w'igihagararo, yari umusore ngo umuntu wese areba akifuza. Nyirabuja amaze kumwifuza, we yanga gukora
gukora ibidakwiriye mu gihe cye, ahubwo ahita gukoramo ibikwiriye mu gihe cye, yanga kuba yaryamana na nyirabuja. Imana nishimwe ko yihanganye agakora ibikwiriye mu gihe cye. Dukomeje muri Bibiliya nanone, igitabo cya Rusi kitubwira neza cyane uburyo Rusi mu gihe cye cy'ubutoya, mu gihe umugabo yari amaze gupfa, yakoze ibikwiriye, agumana na nyirabukwe. Aho kugira ngo atandukane na nyirabukwe, afata icyemezo cyo gukora ibikwiriye, agendana na nyirabukwe, bavana mu gihugu nyirabukwe yari yahungiyemo, atahukana na nyirabukwe, akomeza kuguma kuri nyirabukwe. Haleluya! Akomeza gukora ibikwiriye mu gihe cye, biza kumuhesha gakondo atarakwiriye kuba abona umugabane mu kindi gihugu kitari ikiwabo. Bivuze ngo kuko yakoze ibyari bikwiriye mu gihe cye, yabashije kubona gakondo mu kindi gihugu. Haleluya, haleluya. Nanone dukomeje dusoma muri Bibiliya, igitabo cya Yobu kitwereka neza cyane uburyo Yobu nawe yabashije gukora ibikwiriye mu gihe cye. Yobu ni umugabo wahuye n'ibintu bikomeye. Yobu ni umugabo wabaye mu buzima buruhije. Yobu ni umugabo wabuze urubyaro. Yobu ni umugabo wabuze umudamu we. Yobu ni umugabo wabuze amatungo ye. Yobu ni umugabo wabuze ubutunzi bwe bwose, asigarira aho ngaho, ariko akomeza gukora ibikwiriye, ariko akomeza kuguma ku Mana, ariko akomeza kugendera mu bikwiriye, ariko akomeza kunamba ku Mana. Haleluya! Kuko yagumye ku Mana, kuko yanambye ku Mana, kuko yakomeje gukora ibikwiriye, bitera Imana kongera kumushumbusha bya bindi yari yarabuze. Haleluya, haleluya. N'abantu benshi bagiye bakomeza gukora ibikwiriye, Bibiliya igenda itubwira, ariko ntabwo twabirangiza muri aka kanya ngo tuvuge abo bantu. Ni benshi cyane bakoze ibikwiriye. Rero dusomye iri jambo twasomye ngo kora ibyiza ugifite uburyo, nyanyagiza imbuto yawe ku mazi, kuko igihe nigisohora uzayibona hashize iminsi myinshi. Hano ijambo ry'Imana riratubwira ngo tunyanyagize imbuto, twebwe tugifite imbaraga, twebwe tugishoboye, tunyanyagize imbuto zacu, dukora ibikwiriye muri iyi myaka turimo, muri iyi myaka ya gisore, muri iyi myaka tugishoboye, dukora ibikwiriye tugifite uburyo, kuko tutazi ejo, kuko tutazi iby'ejo, kuko tutazi ejo niba buzajya. Reka dukore ibikwiriye tukibishoboye. Reka mu gice kindi cyo hakurya naho cya 12, ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza. Twibuke Imana yacu, tugume ku Mana yacu mu gihe tukibishoboye, mu gihe tukiri batoya, iminsi mibi itaraza. Dusenga uko bikwiriye, dufashe uko bikwiriye, iminsi mibi itaratuzaho, kuko iminsi mibi niza, mbese nitumara kugera mu bukuru tutabashije gukora, icyo gihe ntabwo tuzaba tubashe kugira icyo twakora. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riri kudukangurira gukora ibikwiriye mu gihe cyacu, riri kudukangurira gukora ibikwiriye mu myaka yacu. Ni ijambo ry'Imana cyane riri kudushishikariza twebwe turi kumvira ijambo muri ibi bihe turimo, muri iyi minsi turimo, ngo dukore ibikwiriye tukiri bato, tukibishoboye, tugifite ubushobozi. Unyanyagiza imbuto zawe, ufasha bushoboye, usenga uko bikwiriye, ukiranuka uko bikwiriye, ukibishoboye, kuko ejo wenda ntibizadushobokera. Ejo wenda hari igihe tuzaba tutagishoboye kubona uwo mwanya. Nongeye ngafata urugero rutoya, turebeye mbere y'ibi bihe turimo. Mbere yaho umuntu yapangaga iminsi, agapangira umunsi ngo nzakora ibi, ariko ubu ntibiri gukunda kubera ibihe turimo. Rero wakoze ibikwiriye muri kiriya gihe cyabanje, ubu ngubu ari kubona umusaruro wabyo. Natwe rero dukora ibikwiriye muri iki gihe turimo, dukiranuka uko bikwiriye, tunyanyagize imbuto zacu, tuzigabanye 7 ndetse 8. Ufasha bushoboye, uremera bushoboye, dore ko muri iyi minsi harimo abantu babuze ibyo kurya kubera ibi bihe turimo. Dore ko muri iyi minsi hari abantu babuze uko bigira. Fasha uko ushoboye muri ibi bihe turimo, Imana izakugirira neza. Uri muri izigamira ukora ibikwiriye, uri muri izigamira unyanyagiza imbuto zawe, uri muri izigamira uremera badashoboye. Iri ni ryo jambo nagira ngo tuganireho. Reka turusheho gukora ibikwiriye, dukiranuka muri byose, tuzaba twibikira ubutunzi mu mutamenwa utageramo ingesi. Imana nishimwe cyane. Murakoze rero mwese. Ijambo ry'Imana rigiraho ribageza, rigiraho ridukura, ritwagure mu buryo bw'umwuka, mu izina rya Yesu. Amen.